Belgium Grand Prix. Ubu tugeze aho bita Belgium kabisa, niho F1 igeze ubu ngubu. Ubu rero akaba ari Grand Prix ya Belgium igiye kuba iba kuri iki cyumweru, ariko nyine kwa gatandatu kwa gatanu nako hari habaye qualifying. Tubibutsa ko nyine Belgium niho naho none hazaba habera sprint nanone ya gatatu muri iyi sezo, ariko tutari twatangira cyane cyane yuko ibintu byinshi kuri Grand Prix tubivuga nyuma ya race. Ahubwo mbere ya race tubanza tugakora introduction kuri icyo gihugu biba bigiye kuberamo. Gusa sinzi niba ububirigi abantu bose babuzaho abantu, abanyarwanda benshi babayo, ndakeka ko nko mu bantu nka batatu baba bari hano baba bafitemo umwe ufite nka famiye mu Bubirigi. Ariko burya icyo wamenya ku Bubirigi nuko iki ni igihugu kizwiho yuko aricyo giproduiza byeri nyinshi kandi ziryoshye ku isi. Ababirigi n'Abahorandi nibyo bihugu biproduisa byeri nyinshi kandi z'ubwoko bwinshi kandi ziryoshye. Hanyuma wenda Ububirigi bukongeraho yuko ni n'igihugu buriya kiba gifite ngo na shokora za hatari. Abantu barya amashokora buriya barabizi, ngewe iby'amashokora simba mbizi, ariko ngo kigira shokora za hatari. Akaba ari igihugu kiri ahagana hafi y'uburasirazuba bw'Uburayi. Hanyuma kandi iki ngiki akaba ari igihugu cy'ubwami nyine bw'Ububirigi. Buriya umuyobozi wabo mukuru aba ari umwami, bakigirira parliamenti 7 bakabivugira indimi ziri officials eshatu, arizo Igifaransa, Ikidage ndetse n'Igihorandi. Izo ni indimi zivugwa mu Bubirigi ziri official, nizo ndimi wakwandikamo ilettre isaba akazi, nizo ndimi wisobanuramo cyavuga ibintu ibyo aribyo byose. Ariko bakaba bazi n'Icyongereza. Iki kikaba kiri igihugu kikibamo ibintu by'amacakubiri, kuko abaturage bayo abenshi bakavukire bagabanyije mu byiciro bibiri, aribo abo bita Abaflanders ndetse n'Abawallonians. Barimo ibyiciro bibiri, ariko n'ubundi bo bibanira mu mahoro, bo ntago byigeze biteza ibibazo nk'ibyo tujya dukunda kubona hano muri Afurika. Rero icyo nicyo gihugu nababwira yuko F1 izaba yagezemo, ndetse na Grand Prix nyine ya Belgium izaba ejo ku isaha y'isaha 10, ariko uyu munsi hari buze kubaho sprint nayo twarabivuganye, igira akantu k'agaqualifying kayo kaba mbere, hanyuma nyuma yabo bagakora sprint umuntu yitwaye abona amanota 8, mu gihe Grand Prix yo ku cyumweru uzayitwara uwitwaye we abona amanota 25. Hanyuma rero ariko qualifying yo ya Grand Prix yo yarabaye, kuko yarabaye Max Verstappen abari uwa mbere, akurikirwa na Charles Leclerc. Ariko Leclerc we bitewe nuko Max muri iyi weekend yahawemo ibihano bibiri, bwa mbere abanje acibwa $50,000 by'amadolari azira ko yarakoze ku modoka ya Lewis Hamilton ayikoreshwaho gutya ngo areba utuntu dushyashya bashyizeho. Hanyuma yongera gucibwa ibindi bihano byo bijyanye na race, by'uko kuri Grand Prix bazamwigiza inyuma h'imyanya 5, bitewe nuko ngo imodoka ye bahinduyeho ukuntu vitesse zijyamo, akabox ka vitesse, iyo bita gearbox barayihinduye batamenyesheje FIA, bahita bamuhana icyo bita 5 places, bamuhana imyanya 5 gusubira inyuma. Urumva nko muri qualifying yari yabaye uwa mbere, ariko ubwo azatangira ari uwa gatandatu. Bitabe amahirwe ko Charles Leclerc wari wabaye wa kabiri agomba gutangira ari uwa mbere. Hanyuma wari wabaye wa gatatu ariwe Perez azatangira ubwo ari uwa kabiri. Hamilton yari yibereye wa kane muri qualifying, ariko kugagiza amahirwe azatangira ari uwa gatatu. Nuko bigiye bigenda rero, ubwo ibindi tuzabivugana nyuma. Gusa iyi Grand Prix ya Belgium nyine ubwo nejo saa 9, ariko umunsi kwa gatandatu agomba kuba agasprint. Abantu bafite umwanya baze kukareba, nako gaca ku mateleviziyo nka Canal DSTV. Niyo nabonye ibicisho bitinze, ariko nayo irabyerekana. Sawa tubonane kwa mbere cyangwa kwa kabiri tuvugana kuri resultat na analysis zose zishoboka. Amen.